ry'uburyo umuntu yagabanya ifoto kugira ngo ijye kuri size za green card. Ndabanza mbabwire uburyo iriya foto bayifatamo kugira ngo wenda kuko ntabwo wakata ifoto utanayifashe, kuko mbere y'uko ukata ifoto uramanza ukamenya uko bayifata, mbese mbere y'uko ukapucaringa iyo foto. Abantu rero bose ubundi umufotogarafi w'umwuga iyo afite ubushobozi aba afite ikibodi kinini cyane cy'ikibaho kiba kijyaho ibitambaro cyangwa amakaraza atandukanye, bafite nk'icy'ubururu, icy'icyatsi, icy'umuhondo, icy'umutuku, icy'umweru. Hano dukoresha board cyangwa background y'umweru. Ubwo aho niho wicara, akenshi ukoresha udutebe twa ba cyangwa agatableti, ukaba ariho umuntu yicara ugiye gufatwa iyo foto ya passport. Twirinda intebe zifite aho begamira kuko akenshi ari bishobora kuza mu mafoto. Ahubwo tugakoresha intebe umuntu ashobora kwegama ku gitambaro anicaye kuri iyo ntebe, urugero nyine nk'udutebe tw'uduplastiki tumeze nk'amatableti cyangwa n'amatableti asanzwe. Noneho niyo wicaye ku tableti wowe ujya gufotora ya foto ukoresha kamera yawe ifite uzi neza ko ifata amafoto afite resolution nzima atarimo amafro. Ikindi uyu munsi hagizwe ibintu ngo byo gukora focus cyangwa blue background, wirinda kugira ngo itaba blue, ahubwo ikabifata ibintu byose kugira ngo n'icyo gitambaro cy'umweru kigaragare. Ubwo urangije kamera yawe urayitambika kandi ukareba ko urumuri ufite, ugukona ukoresha amastrobe nta kibazo, ariko abantu bakora nta mastrobe bakoresha amaflashlight ya kamera bo byaba byiza ko bakorera ku rumuri naturel. Rero ku rumuri rwawe utambika kamera yawe neza, ukarebesha ku muntu ugiye gukamera, ukamwegera ariko ntunamwegere cyane ku buryo ufata igice cyo hejuru uhereye ku mukondo kandi ari straightly aringaniye neza na kamera. Warangiza gufata iyo foto, ifoto rero iyo umaze kuyifata urebamo ifoto nzima koko igaragaza amatwi, umuntu atarakaye ngakanyarare cyangwa ngaseke cyane amwenyure, aho agomba kuba ari umuntu nyine ubona yishimye bisanzwe ari nomo. Noneho warangiza izo foto ku bantu bakuru gusa 18 kuzamura 15 ugomba kubahiriza ibipimo 100%. Ku mpinja cyangwa abana bato cyane ubona nyine bigoye cyane kugira ngo bahengure, ukaviza neza ukureba ko umwana amatwi ari buze kugaragara akaba ari no kukureba, mbese amaso agaragara. Ubwo n'abantu bafotora uruhinja, yazi kwicara uwo mwana umwicaza kuri ya ntebe yari uruhinja rutoya, ururyamisha kuri ya shuka y'umweru cyangwa cya gitambaro cy'umweru, ukamufotora umuhereye hejuru nawe utambitse ya kamera kugira ngo uze kubona ukora ifoto. Iyi foto ya green card rero iba ari square, iba ari kare. Noneho iyo kare niyivamo ya foto dukeneye. Turi kumwe? Okay. Noneho tugiye kureba iyo foto tuyikata gute kugira ngo yuzuze ibipimo, kuko ni pixel 600 kuri 600. Noneho ikaba ifite inchi ya 2 kuri 2, ikaba itarenza kilobyte 240, kandi iyo foto ikaba igaragara neza iri kuri background y'umweru, utambaye rineti, utambaye igitambaro, utambaye ingofero. Urumva ukuntu bimeze, utanambaye n'ama uniform. Biba byiza cyane n'iyi foto idafashwe wambaye imyenda y'umweru, kuko urumva tugiye ku gitambaro cy'umweru, hari igihe wambara imyenda y'umweru ikadisturbinga ya colors. Rero yabyize wambaye indi myenda, ukirinda na uniform nk'abapolisi, abasekirite, abasirikare n'ibindi bigo bigura ama uniform. Iyo foto ya uniform wirinda kugira ngo ugaragaze ko ari uniform, ugafatira hejuru y'amasinye ku buryo umuntu ubibona atamenya ko ari uniform, ariko it's a better ko umuntu uza kwifotoza atambara uniform. Turi kumwe? Nyuma yo gufata ifoto rero tugiye kureba ya foto tunamaze kuyifatira muri kamera yanjye ndayikata gute kugira ngo yuzuze size zikenewe muri green card. Okay, mfite amafoto menshi hano ariko ndakoresha ayanjye bwite, Imana imbabarenze kuyabona gusa. Nze kuyabona tu. Foto zanjye. Banyamakuru muzi ibintu bita data protection cyangwa nago mubizi? Data protection ni ukwirinda gukoresha amafoto y'abandi mu nyungu zawe bwite, cyangwa gutangaza ibikorwa by'abandi mu nyungu zawe bwite nk'amakuru, kuko ushobora gusanga izo data zifite akamaro kanini cyane, ushobora no kwangiza ibintu byinshi uramutse uzikiza ahagaragara. Okay, Jonas, ingira amahirwe ndasanga mfite iyo folder yanjye irimo amafoto, ninyabura ndiyambaza undi muntu uri bunsinyire content form. Content form murayizi,
ni fomu usinyisha abantu mbere y'uko utangira kubafata interview cyangwa amafoto, iguha uburenganzira bwo gufata media. Okay, ndabona nari kuyibona gusa hano hari umushuti utanyima data. Ntaburaho data kabisa. Don't worry. Back again. Reka njye muri foda z'abantu tuzakina na green card. Yeah. The person called Shimye. The guy I have meet with him. Nshimiyimana Emmanuel is here. Hano hari udufoto twe twiza cyane, ndafatamo agafoto kamwe nishimiye. Ntibugire ikibazo, uyu mutipe have signed with him as a consent form. Sample photo. Okay. Abantu rero muzi Photoshop, urafungura Photoshop yawe, nurangiza winjiremo file, opening, ujye kureba aho ya foto yakuye muri kamera wayibitse. Ifoto wakuye muri kamera wayibitse, mwibuke ko nge nayise sample photo. Sample photos here. Be sorry, I can paste our photo I have copied. Paste here. Okay, wait. Go back. Open. Fungure. Nje muri ya foto yanjye, irimo ya foto yanjye. Ifoto yanjye sample photo is here. Ifoto nyifate ize muri Photoshop. Iyi ni CC ndi gukoresha, nindangiza nyikoremo passport. Passport kuko ari kare, njya keshi kare yanjye nyipimira kuri 3x3 inch, ariko murabizi ko dufite 2x2 inch. Nimba mubyibuka, 2x2 inch. Ntubone kanganye gutya, uba wemereye kugira ute kwa grandis. Ugendana n'iyi mirongo rero ukubona hagati, hari uyu murongo uca hagati mu maso, niyuza ku kananwa, n'iyi mirongo ibiri imanuka. Urayibona ino mirongo ine dufite mano, dufite amaparoro abiri n'amahorizonto abiri. Rero iyi izamuka ureba neza kica ahantu hangana. Urugero urabona hano hafi y'ugutwi no hafi y'ugutwi uko hirya, ino mirongo imanuka. Urebe n'imirongo itambika ko umwe uca musi y'akananwa, undi uca hagati mu maso. Iyo ubona bitari kubaho neza, ushobora kongera kuzamura gato ku buryo imirongo yose inyura aho igomba kugira ute kunyura. Iyo umaze gukata ifoto yawe, ko irani crop, murayibona crop ibiri hano, nemeze yes. Ifoto yanjye iba irangiye, ariko hari ibindi nkeneye gukora. Nze saving ya foto. Rero nababwiye ko ifoto igomba kuba ifite kilobyte 240. Ni saving as web for web here. Hano baraza kukwereka ingano y'iyi foto. Iyi foto ifite kilobyte 948, kandi nshaka igira 400, 440 cyangwa munsi yaho. Hano hari 100, ndahashyira nibura nka 30%. Ndebe ikwita ingana, isingana n'109. Nindangiza ifoto yanjye ngirute ni saving. Nimara kwisavinga ndajya kureba ahantu nyisavinga. Mwibuke kantu hanjye nahise sample photo, aho ngiye gusavinga ifoto yanjye ndakoresha he? Ndakoresha muri green card. Ngiyi iyi mite nyita used cyangwa useful. Nimara kwita ifoto yanjye izina nyisavinge, njye kureba ko yujuje pixel 600 kuri 600. Ndaza mfungura mu ifoto yanjye ibitse, nse kuri ya foto, ndebe ko pixel zanjye izujuje. Ujya kuri property hano, nkasanga ifite kangahe kuri kangahe, Wind 11 ibirenze. Ujya kuri details, ndebe uko ingana, ifite pixel 795. Urabona ko iyi foto itemewe. None kugira ngo yemerwe, hano hari aga software dukoresha muri green card. Ndayikandaho, nje muri show more option. Hari abantu bita bagera kuri no more option, nuko ndikoresha Windows 11 bitewe na Windows ari gukoresha. Hano hari aga software bita XN share.
wagakura kuri Google, ariko no muri description y'iyi video ushobora kuhasanga link ugakirikaho ukaba wadownloadinga iyi software, warangiza ukaza convert, warangiza ugashyira 600 kuri 600. Wabibonye hano format ni JPG, pixel ni 600 kuri 600, narangiza nkakora convert. Nimara gukonvatinga iyi tujuje ibipimo ndayisiba. Nimara kuyisiba njye kureba ko iyi foto yanjye noneho yujuje ibisabwa. Hano hari aka link dukoresha muri checking ya green card lottery photo, ndagafungura njye hano kuri upload photo to check it, nkirikemo, nindangiza njye gushaka ya foto yanjye ya sample ndebe ko yujuje iki ibisabwa. Okay, ntegereze ndebe result ifoto iri bume. Urabona ko bambwiye ko image ari nini. Iyo bakubwiye ko image ari nini, nuvuga ngo ubugari ya kumwe wari nari ndi kugabanya kilobyte, hasigayemo ikintu gituma ino foto iba nini. Ndagaruka Photoshop, niyo mpamvu babwira ngo ino foto irarushya nyine. Ino foto ni igoye cyane muri green card. Ndagaruka Photoshop, njye muri save as for web. Hano mwibuke ko ninashyizemo 30, nibura ndashyiraho 20. Ngaruke hano nkore save. Ibi ntabwo byica ifoto cyane, kereka yumanutse a pixel ukazimanukamo cyane. Reimpress our photo. Ngaruke kuri ya foto yacu, nagabanyije kilobyte yari ifite gikuye editinga muri Photoshop kugira ngo nze kureba ko iza guhuza na property nkeneye. Details igize pixel 530, iri munsi ya 600 kandi igomba kuba 600 kuri 600. Nindangiza nze hano, nze kuri show more, nze kuri Excel, mpitemo convert here, ubwo nsibe iyi maze ku editinga pixel. Turi kumwe, iyi mfite ubifite 600 kuri 600, isigira kilobyte 232 kuko yari ifite kilobyte 50 zingahe. Nindangiza ngaruke hano muri checking, nindangiza checking ifoto yanjye. Mwabonye ko yambere bandeze size cyangwa ubunini bw'ifoto. Very good. Wabonye ko ifoto yanjye noneho ihuje kwa qualifications na criteria zo kugira ute zo gukora application ya green card. Ari size kilobyte is correct, image height and width ni ya square, it's correct, head size it's correct. Head size bayibara kuri ya mirongo naberekaga muri Photoshop. Are located within ni wa murongo nacishagamo hagati wo muri Photoshop. Background is look good. Background igomba kuba ari white nkuko nabibabwiye. Iyi niyo foto rero yemerewe gukora green card. Ubu buryo bwonyine nibwo bwemewe. Ibintu bitemewe ni bibikurikira. Kuba ifoto iri kuri background yindi, urugero nshobora gufata ifoto y'umuntu iri kuri background itari umweru. Urugero nk'uyu mugabo ni bakunda gutanga kuri sample nyinshi, sinzi bamukunda kumubona cyane. Abantu musura imbuga za green card muzamubona iyi foto iri kuri background ya green card igaragaza amafoto atemewe. Kubera iki gicucu kiri hano, niyo mpamvu nk'abantu bagiye kwifotoza nababwira ngo mushaka urumuri naturel, mwikubita imirabyo, kuri mwikubita imirabyo haraza kuzamo icyezezi kandi iyi foto ntabwo tuyeditinga. Warangiza ukajya gukatisha bya bindi bya Photoshop tujya dukata ngo ukate ifoto ngo igiye kuri background y'umweru. Ibi muri green card ni forbidden, ntabwo byemewe ko ukuraho background. Niyo mpamvu utegetswe gufotora ku gitambaro cy'umweru. Abantu rero mukora amafoto ya green card mukayeditinga gutya ndi gubikora ntabwo byemewe. Edit dukora nira nindi gukora yonyine yo kugira ute yo kuba wagabanya size z'ifoto byo biremewe, ariko uburyo bwo kuvuga ngo urajya kuri background ngurakata ibiki nguragira ute, oya, ntabwo iyo foto yemerewe. Ngurongeramo makarazi nguragira ute, wapi. Ibi ngibi mujya mukora kuri ku mafoto ya passport ntabwo byemewe muri green card. Turi kumwe. Ibi rero ntibyemewe. Ibyemewe no gukata ifoto yawe nziza nkuko naberetse ifoto naberekaga hano, ifoto yo ku gitambaro cy'umweru mbere yasaga yari iri ku gitambaro gitambitse gutya nkuko nababwiye ko ujya gufata ifoto uwo muntu aricara neza ugakamera kandi ugafata background y'umweru kandi umuntu ukamufokasingaho neza ifoto igaragara clear. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi bonne chance ko bagiye kwa applyinga kandi namwe muri mu kazi mukora akazi neza. Sawa muceho tukomeze kubindi. Ushaka kuzajya amenya amakuru
arambuye ajyanye n'ibikorwa bikorerwa online, ashobora na subscribe kuri YouTube channel cyangwa akaba yakanda n'inzogera yimenyekanisha kugira ngo igihe cyose hari ikintu dushyizeho ahita kibona. Ufite igitekerezo cy'inyunganizi cyangwa ikibazo wabyandika muri comment, ubundi ubutaha tukaba twagufasha. Yari Mbijojo hano kwikanikire.